kimuhanganye nukubera iki nje namuhanganye na ogo duhanganye namukubwira nyine oya nyine ku kimuhanganye no muntu nago reka mbikubwira we na mbere ko tubigira wenda utaza no kubifata ukundi cyangwa abantu bakabyumva ukundi bameze nk'abantu bakeneye umwuka nka oxygen kwera ko iyo ugomye guhagarara uri positive nyine urababamera nk'urumuri nyine dan igihe kizababwa bavuga ngo umuhanga atega abantu igihe rero igihe kiragera ukabona ko bya bindi wajajinga mu muntu hari indi nkuru utaruza bukazumirwa yego muri Bible aravuga ngo nimumenye ukuri muzumirwa yago nyine ibintu nk'ibyo ndetse ubigezeho urababara ubisuhinduka urumva nyine ngewe icyo navuga sibyo nge nta muntu nibyo navugaga nago nahangana na yago niba umuntu yarazanye umuntu wende nge byatangiye igihe muza yakana inyogoye yego urabizi yakana umuntu wivugira biraho kandi we n'ibintu abantu bihora bivugira nyine bano kuri social media abantu barabazi nyine nta mutima wundi mubi baba bafite nuko bagira ngo biryohereze ikiganiro n'inkuru n'iki yakare ubwo yagezemo hagati sinzi ko navuze barimo badonko baharirana inyogo yaravuga ngo yagonge kandi nuzayimenya uzumirwa ariko buri biri ahavuga hanyuma hari uwansabye ati none se Iris ko CANO yayigaruye ati kubera icyo atafasha yagongo nawe ngikagaruka kandi we twabonye niba yaratereshejwe ngizo striker ngo YouTube yagarutse ngo kuki ngo yagonga atamufasha ngigaruke flexible yego ibyo rero abantu barabimukundira nubwo yakora amakosa akaza kabasaba imbabazi ariko ari flexible abana n'abantu bose rero nibyo byakabaye no ku bandi bantu tuzana muri no industry tubazana mu byo bw'akazi ariko no kubafasha kandi ntago umenye ngo gufasha zava he sure rero urumva abantu baketse ngo ibyo bona amahitamo yabo nibyo ariko ntibamenye uwo munsi ngiye ningeje hanyuma ndakoni hanyuma Jado nagiye mbona ushyirwa mu majwi cyane ngo niwe wafungishije YouTube channel ntabwo ndeka kubivuga y'umuntu bita YAGO TV show nyine nukwambara urugamba bijyana bako kikagenda byabaho ko kikagenda yego nyine nakunduka byakira ariko narishimye nshimira abantu bamfashije nshimira team yamfashije GASARO TV abakunzi ba GASARO TV na Iris TV turabasuje cyane aho muri hose abari East Africa n'abari muri diaspora ndetse nago nakibagirwa abari mu gihugu cy'u Rwanda turabakunda cyane nkubwira ngo wakora wa following Instagram yacu ni GASARO TV ndetse go following na Jado 10 tuyishime ntacyo bitwaye na mutima mubi twicaraye n'umusore hano rero benshi muramuzi ndi umufana we nakamufana wanjye ndabeshya akaba mu YouTube navuga dufanana ndetse nkunda uburyo ki ndaza kubikubwira mu kiganiro appreciating ibyo umuntu akora ni byiza cyane n'umuco mwiza cyane akaba ari Jado tuyishime nkuko twabivuze Jado umeze gute happy new year too meze neza nihe mpamvu uyu munsi mvuri muri mood nziza rero mfite mugenzi wanjye twa Blaze ajya kunda kuvuga ngo ni umunsi mwiza Imana yaduhaye cyagisamba Blaze turamusuje nawe ni inshuti yacu ni umunsi mwiza Imana yaduhaye ngo twishime tunezerwe yego iyo mbyutse ngabona byakunze byagenze neza ndishima mpita mvuga ni past yari past ejo byari imeze nabi ariko uyu munsi ndabona I keep moving rero mbameze neza wenda narwa tugripe two abantu baskunyihanganira ariko turagikora tu neza cyane hanyuma wambaye inkweto nziza black ipantaro black ishati black ndetse nkunda kubona ukunda imikara cyane nukubera iki nuko bajya vuga ngo abantu b'inzeterwa n'imikara kuva na kera ariko yo nambaraga umukara nabonaga ari sawa imikara ku bantu b'inzobe actually birajyana cyane birafitinga rero akenshi numva nambaye neza nkunda kwambara imikara amasuti imikara utundi twenda gutyo tw'imikara dutandukanye twakaniga tw'umukara shaka ukunda umukara koko nkunda umukara kabisa wari umeze neza meze neza nawe umeze neza ndi kubibona hanyuma Jado twatangiye umwaka navuga 2021 hari ikintu wenda uvuga utabonye mu mwaka wifuza kuzageraho ni nk'ikihe uvuga 2022 n'umwaka ntangiye numva mfite intego runaka kuko buri muntu wese aravuga ati iki kintu numvaga nzakigera ariko ntibyakunda sure mu byukuri nibyo gasa nibyo buri munsi umunsi ku wundi umuntu afite ibyifuzo niyo mpamvu turi abantu bavuga ni ibyo ntagezeho last year no mwaka none ngomba gushyira nk'imbaraga bikaba nabigira donc ndifuza ko
gukuza Iris ku buryo ishobora kuzaba brand byiuze igomya ikura idasubira hasi. Iyo ni TV yanyu wenda kubatayizi. Ni umugambi niwo mfite wa mbere, ariko tuje no gukura no mwaka ufasha kuvuga ati ugomba kuba umugabo. Umuntu afite imigambi myinshi, ariko Imana niyishyira mu ako kantu reka tugatindeho. oya hari akantu mentioninze keza cyane ngo uyu mwaka ngomba kuba umugabo. Biri muri gahunda buri mwaka mba mbifite, ariko bigapfa bivuga yuko rero nta gahunda ugira muri wowe. Icyo nashaka kuvuga ruvango uyu mwaka utangiye wifuza kuvuga ko watera intambwe mu buzima. Ishaka kuba ari intambwe wenda nkuko ubivuga ni wari umusore ukaba umugabo, ubyanga bikunze utabitekereje sinzi ko wabitekereje, ariko ugomba kubitekereza. Bigenda bita abakobwa baragukoshona birangira hari byo mutumvikanyeho, kuko wenda 2021 bavuga uti nizansiga, n'uyu mwaka uravuze uti ntuzansiga, ariko dufashe ntuzagusiga rwose. Yashoboka ko utashobora kutazadusiga, ariko ntago ari ugukoshona, buri ikintu kiberaho igihe. Nicyo igihe kiba kitaragera. Hari igihe utarabona right person, hari igihe utarabona nyine donc ubugenda buri gihe ukore tide, ariko ukazagira umwaka utagusiga uko byagenda kose. Ariko umwaka iyo utangira umusore yuyihinde kuvuga ati ariko no mwaka kuki narangiza ngize intambwe nera nga umugabo. Hanyuma Jado, umukobwa mwiza kuri abameze gute, cyangwa se right person ni kabisa uvuga ati uyu nguyu niwe nifuza ko yazambera mutima w'urugo, cyangwa se yazambera mama w'abana banjye. So rero let's person kuri nge nkunda umuntu ugira umutima ukunda abantu, witanga, ariko nanone wumva wa muntu nyine niyo ataba ari mwiza bishamaje, niyo ataba ari igitangaza, ariko ubona ko ari wa muntu ufite umutima uhuza n'abantu benshi. Wa muntu ushobora sinzi ukuntu nabisobanura, ariko abantu bari kubyumva. Wa muntu nyine mukunda abantu, wa muntu ugira ubuntu, wisanisha na buri muntu, kuko nibyo nkunda. Umuntu wese duhuye n'umuntu twabana twasabana, rero ameze gutyo aba yujuje karite zose. Hanyuma Jado, navuga ngo ufite Iris TV, ndetse navuga ngo ni YouTube iri kugenda yaguka. Ukurikije uko muri kugenda murebwa n'ibintu byiza cyane, umunsi kundi urabona ko hari Imana iri gukora. Ariko navuga ko ejo bundi kwa gatanu nibwo twavuganye, mbona inkuru, mbona posti, ndavuga ati Jado n'ubundi dusanzwe tuvugana ubuzima bwa buri munsi nk'umunyamakuru dukora umwuga umwe, reka mubaze. Urambwira uti byavuyeho, tubwiza ukuri we byari byagenze biti. Ndetse amakuru mfite nuko kwa gatatu bari baguteye strike, navuga ngo ni ibintu kuri uyu munsi maze gutera, reka mvuge ngo ubwoba. Ni ukuri uyu munsi mu YouTube wese aricara akavuga ngo ejo sinzi ko nzabyuka YouTube yangiriho, ejo mbese dusigaye twubakiye akazi kacu ku bwoba. Wowe byakugendekeye biti? Sibye ko njya kenshi ikintu muhe nacyo mu buzima cyimisomo, ariko n'ikinkanga. Ofete ukuntu byagenze, hari strike nakiri nkuko bivuze, narabikubwiyeho gatoya, nyakira ariko wa gatatu ndabona strike nyine nkurikirana kuko yaje ibintu bita community guideline strike. Biragoye ko watumenya nyine exactly ninde ubikoze, wayiguteresheje, ariko nshobora no kubimenya, ariko nshobora kutamuvuga ahangaha cyangwa se bitewe n'ubumenyi. Jado, tukiri aho, sorry gato singuciye mu ijambo. Abantu benshi mbona bamaze iminsi bavuga ati kubera iki bamaze iminsi abantu bakora ibintu, kuki baza ntibavuga abo bantu natwe tubamenye, n'uwo muntu ko wenda yazabicikaho. Ati niba mwumva ko wenda umuntu atavugwa, kubera iki mutugezaho koko ibyo bintu, mwagiye mutabara mukamutubwira natwe tukamwirinda. Nge rero kuri personality zanjye, wenda abagira umutima ukomeye bakabivuga cyangwa bakamuvuga, ariko ngewe mba numva ari nk'aho manganye nawe. Nanjye tazanesha strike. Kandi ngewe kuri personality zanjye ubyumve neza, kuri personality zanjye ntago mujya mangana n'abanzi. Nukuri kuko naje gusanga umwanzi uhangana nawe, wamara kumutsinda ugasanga ahubwo uzarantu hari abanzi benshi. Ndetse n'abandi bitaga inshuti, ahubwo ugasanga nabo n'abanzi. Iteka nta muntu numwe ubaho utagira negative side. Yego. Abantu nubwo waburi
urabona nk'ubu dufite president mwiza sibyo ari byinshi akora ariko ugasanga still hari abantu kuri batabibona kimwe n'undi wese n'Imana ubwayo hari satani yego even na Yesu ubwaje kwisi ntago twese twamwemera yakoze ibyiza agira byose ariko haje gusanga still afite abandi rero umwanzi urwana nawe ugangana nawe ngewe kuko ntago nangana n'umwanzi kuko ntago nabona insinzi ku mwanzi ahubwo ngenda ubwo donc uramureka akagomya agakora ibyo akora akarwana nabyo bihamanye n'umutima we nawe ugakora ibyawe yego kuko burya baravuga ngo it's better ko you do it negative things and you accentuate the positive niko bakunze kuvuga abahanga mu bya philosophy ibintu biri negative ubikingaho akantu ahubwo ibiri positive byo ukabyaakselera kwa rero nibyo ngendera ku giti cyanjye yego hanyuma hari iki kibazo ngiye kukubaza ngewe iki kiganiro ndagifungura hari umuntu wanditse muri comment ubushizi wacu ati wavuye ku isimba ati ndetse ugenda uyisebya nyamara mu magambo wavuze twebwe twabonye ikiganiro cyawe nta muntu twigize twumva mentioninga nabi cyangwa se uvuga nabi abo bantu babikura hehe ndetse nibaza ngo wasebeje iki umuntu mwakoranye nibyo nakubwiraga hari n'abantu bagira icyo bita direct judgment mu by'ukuri kugira aburi ngewe ari iyo numvise issue cyangwa se ikintu kibaye runaka nirinda kukijajinga ako kanya kuko mba nzi ko byanga bikunza indi nkuru nazi kiri inyuma yego rero umuntu wenda ushobora kuba yavuga ngo kereka abaye nyiri ubwite uvuze ngo waragiye uransebya ariko niba nyiri ubwite ubwazi neza ko wenda ntawe musebeje akaba atarafashe mikoro avuga ati yaransebeje uko byagenze gutya ariko mva ku isimbi hari impamvu zabayeho nanasobanura urabizi ndabizi ibibazo twagiranye turi abantu tugira ibibazo bya buri munsi ariko njye ntabwo nkunda guprakinga abantu nyine ngo nereka abantu nyine ibyiza bidahari nyine nzemishe niba nahuye n'ikintu ahantu ndaza nkakivuko kiri rero abantu hano kuri social media bakunda nyine abantu barenza baba prakinga nyine ushobora kuza nkigira mwiza hano ariko nyine ndundi muntu bumva rero ibyo abantu bagaragaza ako kanya directly bakahita bakora rero direct judgment ariko umuntu nyine wese utekereza kure akora autofilter niyo wumvise ibintu bice mu gutwi nibigende ku mutima ngo ugira amarangamutima yawe ahubwo bice mu mutwe bice ku bwonko ibe nka filter uyungurure wumve si ibintu ushobora gusanga koko biri mu kuri cyangwa kutarimo cyangwa bifite indi nkuru nje ntazi mbone kujudging niyo mpamvu na comments ngewe nago nje nzi umwanya cyane iyo zabaye negative kuko mahita numva urwego rw'umuntu arimo hanyuma kwa gatatu watewe strike no kwa gatanu ndetse waguteresheje izo strikers ebyiri no mu YouTube mugenzi wacu of course ntewe ndamuzi bitewe nuko mbanye na Jado ariko ku mpamvu z'umutekano wanjye n'uyu mugabo reka twicecekere ntacyo mvuze ngewe rwose ejo nazazira ubusa ndabeshya Jado cyangwa se na Jado nawe akazira ubusa ukibona izo striker watewe ese waprochinze uwo mugenzi wacu amubwira uti uramemukiye ese kubera icyo ukoze ibi mbese nk'abantu tuzi neza ko Jado uyu munsi ufite online TV kubera ko urashaka kubaho nanjye ndayikora ndashaka kubaho na runaka umuntu wese tuzi neza ko ari muri aka gakino kubera yuko ashaka kugaburira inda ye reka nkoresheje ijambo ntibanyumve nabi sibyo ariko iyo mugenzi wawe aje uyu munsi akaja kugukura ku isahani cyangwa ku kintu cyari kigutunze njye n'ibintu njya mvuga rimwe na rimwe bikanambabaza pe nkumva nyine ishyari inzangano gushyira mugenzi wawe hasi nta hantu byatugeza nkunda kubivuga cyane ese wowe wakoze iki ukimenya uwo muntu ukavuga uti wenda wowe ufite views zindusha cyangwa se uri hejuru yanjye sibyo wamubwiye iki shagasa wenda abantu tubana mu buzima bwa buri munsi barabizi ariko nago njye ngora ibintu mu buzima bwanjye kuko buriya umutego w'umuhanga abatega igihe yego time will tell people uyu munsi wakwigira umusore ukigira umuntu hatari kumva kuri hit ariko mu myaka 20 iri imbere uzabona ko bwa busore butari riyo kuko ushobora gusasanga tuzahura uri niba wenda wari umusore ku myaka 30 myaka 30 tuzahura uri ku kabanda nibwo uzabona ko ukiremwa mu zambaraga uvuga zitari riyo kuko utazigumanye yego rero ngenda kwihorera kuko ari umuntu nzi ngiye manganye nawe muri buno buzima ndamuzi
ndaza kumukubwira ariko Oya kirarangira mukubwira oya njye hano namubwiye ariko ikibazo ni kimwe ndamukubwira ndamena umuceri yego ndamumena umuceri ndamukubwira umuntu manganye nawe mu kanya reka tubanze tubisasire gatoya yego ariko njyewe ntago nibyo nakubwiraga niba umuntu twese rega iyo uzareba uzasacinge kuri Google ureba abantu batunzwe na bino bintu bya online muri Nigeria bararenga miliyoni kugeza ubu ngubu twebwe nubwo abantu benshi barandestandinga cyane uburyo online zinjiza amafaranga baracyari bakeya cyane je nkibaza ko turi bake tukabiryaniramo ibaze niba miliyoni y'abantu muri Nigeria itunzwe nibyo naze mbwira mugenzi wacu Blaze ndi kuba ni twebwe nda hano YouTube channel zizwi ntizirenga 20 ariko ugasanga izo 20 hagati yacu harimo uruntu cyose harimo inzangano ni ikibazo gikomeye ariko amahirwe wenda nge nagize ibi bintu nubwo wenda tutagize utupushinge cyane tuze mu bambere bagize YouTube channel zikomeye YouTube channel ariko nzi neza ko ndimo gasa singeho kwiyemera waje rwose narabigezemo cyera yego even nabo bose benshi even abasabe n'abayago n'ababakti babikubwira nzi rero nuza nyinshi strategies nyinshi zo kuba nakwidefanda bagerageje kwidefanda niyo mpamvu nagarutse ariko nyine witureba umuntu ugasanga abantu wenda ari abantu batekereje ibintu bitari byo icyo gihe nabo ngiye kubajudginga nabo nabambaye nkabo ngiye kuko nzi umuntu duhanganye ndi bukubwira niyo mpamvu nanjye nzajya nkwiyegereza sha ejo ndiragiye batazanera striker nanjye gahita ngenda nyine ashobora kura akavuga ati se Gasaro kari gutwika ese gutwika bitwaye ariko reka nkubwira uzi ngewe usko nta muntu wo mu Rwanda mbona numva nahangana nawe ngo nirefereweho usibye no mu Rwanda kuko umuntu wese ushatse kugira ku rwego nk'urwe iyo hageze usanga ari abandi ahubwo benshi bari hejuru yiwe niyo mpamvu ngewe ntago mbaho ubuzima bwo guhangana never ibyo donc nizo personality zanjye kuko nzi neza ko iyo uhanganye n'umuntu ushaka kugira ku rwego cyangwa se kugira ngo wamugiriye jealous cyangwa wamugiriye ishyari still iyo ugeze ahari usanga ahubwo nanambwe uratera ni nkuko nyine bavuga ati kanaka ndashaka kumera nka rubangura ndashaka kumera nka rubangura ariko rubangura ari gihe azamuka agera nko Nairobi cyangwa muri New York agasanga hano garakora shaka bisi rumva rero ntahangana nge nagira mu buzima bwawe uwo muntu kwera iki muhanganye no kubera iki nge namuhanganye na wowe duhanganye namukubwira nyine oya nyine kuki muhanganye n'uwo muntu nago reka mbikubwira wenda mbere ko tubigira wenda utaza no kubifata ukundi cyangwa abantu bakabyumva ukundi yego ngiye manganye nanjye me versus me ngiye umuntu duhanganye mu buzima ni nge kuko mu gitondo abyuka avuga ni faiblesse zanjye nizi nkarwaye intambara kugira ngo ngerageze mbigabanye yego intambwe zanjye zituma ntatera imbere nizi uvuga ngo umwanzi wanjye ari muri nge ngiye niko mbifata kuko bituma ntatera imbere biri muri nge so rero ni nayo mpamvu kwa kurya uvuga ngo umuntu ngo role model ngo ndi refera wenda ngo kuri Bill Gates ni refere kuri wenda tukangaruke mu Rwanda kuri Sabe kuri Yago se oya bafite inzira yabo banyuzemo nge ni refera kuri nge yego intambwe yanyu nyitera mu yanyu ese abantu baye bakunda iki mbese audience yawe ni nacyo mbona kingenza hanini icyo audience yanjye ikunda nyine ukakimenya kugira ngo of course uruva ukorera self judgment ukiga ubwa ukavuga se ngewe ibintu nkora ese nibyo ndi guha abantu ugasanga wenda nibashaka gukora inkuru wenda zi serious cyane nkabona ariko audience turi guhaba ibintu bakeneye ibintu bya entertainment biri crazy nuko biruhura mu mitwe nuko twakoze inkuru nyinshi ziri professional cyane zifite amahanga atandukanye ku buryo inkuru kumva ukavuga ati wow igashya ariko ntago ndi buyitishe ko yisi ngo bayirebe kuko public yanjye si kikeneye gasa urumva ndazana yaka nzana inyogoye kuko nasanze rero abo rero nca kuko kugira ngo nyine nanjye ngira icyo mbona ariko suko naniwe gukora za constructive stories iza professional stories za nduvuga ati iyi nkuru ko kuri strong ica no kuri Al-Jazeera ica no kuri BBC yego we tried twarabigerageje ibyo bintu kandi twabikoze neza ariko igisigaye ubu ngubu no kureba ikiri bugutunge gasa no kuri rero reka donc niharira ijambo nta kibazo pe niyo mpamvu nagutumiye nimo nkubwira ngo umuntu manganye nawe ninge ndetse nifuza no gutera ikirenge mu cyanjye kuko iyo mfite niyo ntambwe gutya ikirenge kikajya imbere sibyo yego
igisigaye inyuma mba nifuza nacyo kugitera kugira ngo ntere mu cyanjye nyine icyanjye nyine cyari imbere. Yego. Iyo nyiteyemo rero I keep moving, nkomeza gukomeza imbere ubyo ndimo byose. So ntera ikirenge mu cyanjye kuko ushobora gusanga umuntu ambwiye ngo wabaye nka Yosefu, wabaye nka Yesu, kandi Yesu natere mu kirenge mu cyataravuye mu Rwanda wenda agiye Yerusalemu ngo nere mu cye nyine mbyigiraho nkabifatiraho amasomo ibeza nyine ya autofilita nkayungurura ibyo nkwiye kugumana, ariko nkatera ikirenge mu cyanjye kuko intambara ndwana iri muri nge. Yego. Hanyuma izo striker wazize iki wowe? Haruza akakubwira uti nge nazize iki niki, we bakureze iki? Ni ibintu bibiri. Ni rimwe ya copyright strike na community guidelines strike. Copyright rero guhangana nayo biroroshye cyane ko umenya issue neza. Warangiza ugahangana nayo ikaba yabasha kuvaho bitewe ni wenda n'ibiganiro wagiranye naho byavuye, cyangwa se bitewe na wari tractinze wenda bikagenda neza abakabyumva uko biri. Rero ukirageza turemwaye possible byoroshye. Ariko nindi Jado uri kutubwira muri terme z'aba YouTubers ku buryo gange ndikubyumva, ariko umuntu uri hano ntari kumva ngo Real Majado yazize iki. No kuvuga ngo iyo bavuze copyright strike ni igihe bigaragara ko hari amaimage cyangwa ishusho y'umuntu runaka wakoresheje kuri channel yawe. Usuri kubyumva icyo gihe rero YouTube yo igaragaza nyine yo copyright strike mu gihe yagize gute wenda yakuripotinze nijya atakuripotinga ndikaba bisetinze muri nuza ye. Hanyuma icya kabiri yo ni bari community guideline strike yo ni nayo mbi cyane ngo wazize mama bapampi. Ariko nyine Jado ba open tubwire oya rega cyakoze ari rumva ino social media sibyo ko abantu wenda mu Rwanda tugifitanye amashyari, ariko ari umuntu twazi tuvugana mu gitondo aba muri US ambwira ngo ibyo muvuga ngo umuntu yaje ngavuga ngo amagambo ngatameshe ngo cyangwa se ngo wenda atari meza cyangwa ngo igishegu, nta hantu biba kwisi nko muri USA kandi sindabona bazifunga. Ho bagiye bakanatukana cyane ku rwego ruba rurimo beef iri hejuru, ariko ibyo by'amashyamba ngo nge kunipotinga nibihaba. Rero nibyo navugaga ngo umuntu wese muzima agomba kugira autofilter. Kuri YouTube sibyo vuga ngo mama pampe yavuze wenda ibintu by'ibishego, hari n'amacano y'uno ihari ibishego ushobora no guhura nayo ari nayo content yayo noneho. Rero bishobora kuba ari amagambo atari meza, ariko nyine umuntu donc umuntu utekereza kure ibyo wumva si byo umira. Ugira autofilter muri wowe. Ibyo wumva ukagira ibikubaka ndetse n'ibyo none se Jado wenda hari ikibazo ngize, hari amacano hano hanze akora ibintu bambaye n'ubusa bambaye n'ibikipe yo mu Rwanda ndetse mbivuge bambabarire. Izo cano ino saha turazibona zifite ama views, hari ifite miliyoni tunazi twese, ugasanga ifite 200 300 400. Ese iyi saha kubera ikizo cano nawe zaraziteresha strike nukweriye mpamvu Jado wenda avuzwemo ijambo rimwe ari we wenda umuntu ashobora guhita afata akitunira hagata muteresha strike. Ubona bibiterwa n'icyano mashyari ari muri YouTube. Ubundi umuntu uzakugirira ishyari cyangwa se utazifuza kutera imbere ntago umenya aho ahavuye, kandi nanubwo ni mamenye n'impamvu wenda imuzanye. Buriya bari abantu impamvu batavaho cyangwa ngo babone strike nuko nawe wifuje ko byabavaho. Ushobora gusanga nawe wifuje guhangana nabo. Niko byagenze mu by'ukuri, kuko biriya bintu wenda ushobora kuba bidahabanye n'umuco wo mu Rwanda, ariko YouTube isi y'abanyarwanda. Bihwanye n'umuco wenda w'abanyamerika cyangwa w'abazungu. Niyo mpamvu kwambara wenda bikini, kwambara mwenda w'imbere ushobora gusanga ari umuco muri US n'urugero. Rero YouTube yo kuko iri global nyine yankadira ibyo bintu byose. Nago rero bivuze ngo kereka wenda ari komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe umuco ikaba ariyo yashyiraho barriers ku mashene, kavuga ati mwebwe ko mukorera abanyarwanda muzaya mukora ibi, ariko mwashobora no kubwira ati nge sinkorera abanyarwanda. Wenda ndi gukorera filime abazungu, kandi ugasanga umuzungu we ntago ari bugire ikibazo. Rero mumve ko abantu ibintu dukora ntago ari by'abanyarwanda gusa. Hari n'abandi bantu bashobora kubibona nyine bo hanze. Hanyuma Jado nagiye mbona ushyirwa mu majwi cyane ngo niwe wafungishije YouTube channel, ntabwo ndeka kubivuga y'umuntu bita YAGO TV show. Mukane hoze wereka ama comment wanjye, hari umuntu wanditse comment zigera muri enye
gusa yihangane harimo iyo nasibye bitewe nuko yarashyizemo amagambo atari meza ndayisiba mbona ndetse yanditse inbox yanjye asa numbwira nabi ati kuki twandika comment ukazisiba ariko navuga ko hari comment wandika nkabona nta kintu yamarira umuntu uri kubisoma nkaba nayisiba yihangane ndetse nabogera bandavuga ngo ari kugoja do niwe ngo yakurishije ino YouTube channel ya Yago mbese mbona benshi baguma banyandikira tubwiza ukuri ese koko Jado niwe yakwishije no channel hababwira ni ngewe nta makuru mfite ariko nzamutumira niyemera azaza ku Gasaro Nasaro turi kuri Iris na GASARO TV noneho ukuri kwawe nukuye ngire ngo mukana na comment nayikwerekaga yeah okay first of all kuri nge negative people need drama like oxygen. I stay strong, I stay positive. It's to take them their beef away. It's to take their beef away. So ikintu mje nyine cyo nshaka kuvuga abantu bari negative bameze nk'abantu bakeneye umwuka nka oxygen. Kubera ko iyo ugomye guhagarara uri positive nyine urababamera nk'urumuri nyine dan igihe kizababwa nyuma ngo umuhanga atega abantu igihe rero igihe kiragera ubu ukabona ko bya bindi wajajinga mu muntu hari indi nkuru utaruza bukazumirwa yego muri Bible aravuga ngo nimumenye ukuri muzumirwa kubera ko njewe nakwigira mwiza hano navuga ibyo nshaka oya ukuri kwawe niyo mpamvu nanjye nakuzanye hano ukuri kwa Jado nukuye yeah of course ngiye ndi kubisasira kugira ngo abantu bumve ino issue neza kuko mbese abantu impamvu bave mu kintu kigiho njewe rero nanjye wivunika nabonye comments nyinshi kugira ngo ikiganiro nakoranye n'umugabo bita ari ndetse na comments imwe nabonye ubwo navugaga ko shene yanjye yagarutse umuntu mwanditse ngo nubundi ngo newe wari waragize uruhare ngo mu byago nyine ibintu nk'ibyo ndetse ubigezeho urababara ubisuhinduka urumva nyine njewe icyo navuga sibyo nje nta muntu nibyo navugaga nago nahangana na Yago kuko Yago nje shene yanjye iri gutangira Yago is my brother ubwo natangiraga ishene yaransupport shene y'amezi 5 ihangana gute na shene imaze imyaka 3 ikora ese ubundi nyifungishije najye mu mwanya we kandi ubundi ngeze mu mwanya we nasanga ari benshi bandi imbere na nabo nkangana nabo yego rero ngiye personality zanjye uwo ni wenge Jado wenda ushaka kuba yarabifashe ukundi ari ikintu cyabaye rero umuntu araza kuvuga ngo wakoresheje umuntu wa kana yego umuntu wa kana kanindi nje narumiwe nifashe kumuri niyo tuvuze ngo nje narabibonye ndumira urumva ariko nyine abantu ari abantu bameze gutyo bagira direct judgment ariko nago nyine nago kiba ari ikintu cyiza sibyo kuko niba umuntu yarazanye umuntu wenda ngiye byatangiye igihe muza yakana inyogoye yego urabizi yakana umuntu wivugira biraho kandi we n'ibintu abantu bihora bivugira nyine abantu ku social media abantu barabazi nyine nta mutima wundi mubi baba bafite nuko bagira ngo biryohereze ikiganiro n'inkuru n'iki yakare ubwo yagezemo hagati sinzi ko navuze barimo badonko baharirana inyogo yaravuga ngo Yago ngo nubundi ngo ngazagira ngo ngazaguta ngo nanjye se ngo ntiyabimaga nyine uko akundi nkuko yigize gutonganya Asiya akamuvuga nabi cyane yaka kandi twese turamuzi yaka kanyura bizi ko abana na Asiya yego nubundi ako kantu kaciye mu karakano gasanzwe mu kiganiro nkuko wumva Brian ari kwa Yago ukumva ari kuvuga Rokina ariko ashusana n'umundi mutima mu kandi n'inshuti yani yashanga n'inshuti rero ako kanyo kanyuzemo nkako nese ubu twajya kuvuga ngo buranga aramwanga Yago yanga wenda Roki cyangwa yanga fata ku mavuta oya ahubwo ikintu cyako kwabayeho bita bihura noneho na analyse nakoze na ari yego ivuga iki ivuga uburyo ki ibintu bigendamo uburyo umuntu ashaka kugusha hasi aho yanyura ibyo abanyuzemo biririyo totally abantu batangiye kuvuga to ubwo rero Yago yabuze Jado akaba ari gukoresha abantu be bya hafi buriya niwe wayifunze ariko reka nkubwize ukuri ngiye umuntu duhanganye kuri isi ngiye manganye nanjye n'ikirenge ngiye gitera mu cyane muri make niyo mpamvu abantu bakomeza bagenda bashyira mu majwi umuntu bita Jado niwe wafungishije iriya YouTube oya nago Jado urumva nago Jado ariko cyateye ku batanzi
by the way ni ishene tuba turi gukora nge nimbiri gutangira nago mbayo kubgayo ndacyari kubyubaka yego nago ibintu bitagutunze rero wajya kubishwaniramo kandi yago nubwo yaba umwanzi wanjye wenda biranashoboka ushoboka ati wenda yago ufite ibindi mupfa wanabikora nabikubwiye ngewe nago mangana n'umwanzi wanjye kuko umwanzi nansinzi mubonamo yego ngiye ngo mandi ngenyine mangana nanjye ubwanjye kwiti cyanjye rero ikintu kiriho ku bantu badukurikiye wabifashe nabi so namahitamo we ariko uwagize direct judgment akavuga tubwo ni wowe nanone yaba yarahubutse kuko burya iyo wumvise inkuru aba ari indi nkuru yayibanjirije kandi nuzayimenya uzumirwa ariko buri biri havuga hanyuma hari uwansabye ati none se Iris ko CANO ye yayigaruye ati kubera icyo atafasha yago ngo nawe ngikagaruka kandi we twabonye niba yaratereshejwe ngizo striker ngo YouTube yagarutse ngo kuki ngo yago ngo atamufasha ngigaruke niba atari we ko kwayikuyeho no kuvuga ngo strike twahawe wenda ziratandukanye yego nibyo nakubwiraga ni wenda asigaye yanjye njya community guideline strike ariko ya copyright yo yavuyeho yego yagwenda yasa ko bafite ya copyright hari uburyo bwo kumufasha bwari bworoshye nkuko wenda nanjye byagenze ariko nawe ubwe avuga ko afite team iri kumufasha bivuze ngo ari abantu yizeye neza bari kumufasha rero abaye ashatse ko mufasha nanjye ubumenyi mfite namufasha yaba aje kanyigira akambwira ati mfasha namufasha kuko is a brother yego na donc nekereza ko rero cases zishobora kuba zitandukanye hanyuma Jado ndashaka uyu munsi ugira ikintu ubwira wa muntu ubona Jado nk'ikigome mukanyanazi twaza tuguserereza nk'ikintu cy'ikinyeshyari gira ubutumwa bagenera tumve yuko wenda uyu munsi hari umuntu ubona Jado nk'umwanzi wa runaka nyamara wenda iyi saha Jado ku mutima wazo kuri buryo bajyana avuga ngo kuri ku muntu n'ukuri mu mutima we wenda nawe hari ukuri uzi ko atari wowe gira ubutumwa bagena aba bantu bose bafashije Jado nk'umuntu w'umugome cyangwa se nk'umwanzi wa yago ngewe rero reka nkubwire gasa sibyo ari ibintu nyine bijya gukunda kuba kuri social media ariko usibye ko abantu bose atari bamwe ari abantu babanza bagatekereza nyine bagashyira mu nyurabwenge zabo bakumva ko ari ibintu badakwiye kuvuga ku muntu marayika pesi nakugira marayika ngo ugira umuntu none is perfect ushobora gusanga wenda ari abo mbere beza nabo mbere kandi kuri buri muntu wese ku isi ariko ikintu kiriho kuri ngewe personality design nawe mbivuga nta shyari nagira nta muntu umwe kuri isi nagira ishyari nta muntu umwe nahemukira nabiteguye nta kandi ikindi ntago mba nkunda kuba ubuzima bwo guprakinga abantu yego so rero ukuri kwanye nuko wamfashe nabi ako ngira ngo wenda singiye kwa jene wari usanzwe ubibona oya nabibonye kuva ejo bundi nyine yago yavaho babonye ko nakoresheje abantu ngo nyine ngo yago yari yarazanye muri industry ariko ngiye nkavuga ku mutima wanjye buriya iyo bwo yazanye inyogoye nago ari umuntu uvuga ngo yanga ubwo yamwizaniye ngo bajye bakorana bonyine ngo bigende gutya na gutya ariko nubwo yamuzanye inyogoye akeneye amaboko yagofite wenda Diance nishaka beri ya miliyoni ariko abanyarwanda si turi miliyoni hari n'abarundi badukurikira hari wenda hari abandi bantu batanu bankurikira wenda batajya bakurikira no yago for example ushaka gusanga nka Mary wanje atajya areba bya social media aho kubera kari yanjye akayireba kandi ugasanga ni wa muntu kuzagira akamaro inyogoye so umusanzi wanje sibyo umusanzi wanje mbamufashije tudufashije twese yego rero abantu bigira amashyari bigira umutima mubi ngo kuko kanaka yakoresheje ngungu n'umuramuzanye ahubwo agize amahirwe twese tukamufasha tukamukoresha ibiganiro tukamugeza ku bantu benshi abantu bamufasha ari benshi bitandukanye ikindi uzubona yakakuno agomba kuri top sibyo impamvu nayindi yakuzamubona kuri yago cyangwa ku gasaro yagize 100 ariko je umubona kuri channel runaka yatangiye wenda yitwa ntango urugero ra twirwane TV umubona afite views nka wenda nka 1000 cyangwa 500 bivuze ngo ari flexible yego ibyo rero abantu barabimukundira nubwo yakora amakosa akaza kabasaba imbabazi ariko ari flexible abana n'abantu bose rero nibyo byakabaye no ku bandi bantu tuzana muri no industry tubazana mu buryo bw'akazi ariko no kubafasha kandi ntago umenye ngo gufasha zava he rero urumva abantu baketse ngo ibyo bona amahitamo yabo nibyo ariko ntibamenye uwo munsi ngiye ningeje hanyuma ndakona ibyo kubaza urambwira yego cyangwa hoye ngo umunsi mwari ku Gisenyi natwe twari turiyo
ngo hari bamwe mu banyamakuru ngo babwiye yaka ngo uri kuvuga ngo yago ngo niwongera kuvuga yago ngo iki kiganiro uhita ukivamo ngo wikomeze kuvuga yago hano byabayeho ntibyabayeho bamwe abari ngiye cyangwa undi munyamakuru muri mwebwe nyine ngo ushadongo n'undi munyamakuru ubwo si mention inzu undi munyamakuru ariko nubundi ngiye nta nubwo sasa rero Sandrine ibyo nkubwira ibintu by'amagambo nyine biravugwa ugasanga rimwe na rimwe abo bantu umuntu wakabaye ari mwiza aramuharabitse umuntu wakabaye nanone ari mubi yigize ikirura rero mu by'ukuri umuntu ureba ibintu dukora ajya agira judgment nese uzi inshuro cyangwa inyogo yavuze yago mu kiganiro nakoranye nayo kubikata biroroshye no kumubwira ati simbishaka biroroshye cyangwa se ukabikuramo ni mugenzi wanjye nishema kuri ngewe ari cyo yamukoreye reka abantu bakimenye sibyo kuza kuvuga rero buri munota ngo wenda yagoya nkore iki kubikura ku ishene yanjye byari byoroshye ariko nyine sibyo bintwaye iki mugenzi wanjye rero ntago byabaye ntabyo nabonye kandi ntago byabaye birahagije hanyuma hari ikintu njya mbona mu ba YouTubers kubera iki umuntu ashobora kuzi wawe nukuri kw'Imana bamba barengeye kukivuga niba nandakarire aba YouTubers harimo ishyari harimo inzangano harimo amatiku harimo utuntu twinshi cyane pe ugasanga umuntu yaje wahise umubwira ngo umbabarire ntuzajye kugasona kwa ikiganiro uzakimwime ubona biterwa n'iki ngewe wenda njyagira abatumirwa rimwe na rimwe pe bari open maze kwakira abatumirwa barenga 5 akambwira ati nagiye kuri no channel bama n'amafaranga ngo sinzasubira aha ngaha ati kuko iyo ugiye hari ushobora gucuruza kurenza uko twaducururiza akanabimbwira pe akambwira ati bambuje kugarukaho biterwa n'iki koko ndatekereza nawe hari byakubayeho nundi wundi ari byamubayeho gutyo ugasanga abantu aba YouTubers dufitanye inzangano ni ukubera iki nicyo kibazo nyine kiri common dufite mu Rwanda no vango sinzi niba mu Rwanda cyane n'abanyafrika bose ariko ntago mugenzi wawe muri guhuza akazi aho kugira ngo abo umuntu gusupportinga cyangwa mufatikanye mugere kuri byinshi ahubwo abo umuntu kurwanya yego urumva ni ikindi kibitera ni sinima nabyita inzara ariko yo ku mutima nese inzara niba yagucururije kuki wamubuza kujya handi kandi nawe yagucururije kandi wabonye aho urira none aba yabonye aho arira nyine akavuga ati nzakomeza abi wanjye nicyo niba aba bafite imikushiko deuxième partie troisième partie baba bafite urumva baba bafite mukushika umutima mu by'ukuri kandi iyo mukushi nyine nanone akenshi ijyana n'ubujiji mu mbabarire buryo umuntu ugira inzangano umuntu utishimira iterambere ry'undi umuntu ushaka kwikubira ku giti cyanjye sinekereza gusa ari abantu benshi bakennye basangira ubusa abantu benshi bafite duke badusangira rero n'ubujiji nanone buherekeza byari byakubaho bibaho umutumirwa kugati bambuje kugaruka iwawe bibaho ariko bibaho none njyansekeje hari washi wanjye bwa mbere bahita bamubuza burundu kandi yaje wanjye ubwo anyura kuri YouTube yanjye bwa mbere na mbere ahita ambwira ati jewe ariko buriya ati ntago nzagaruka buriya ndamubwira okay nta kibazo kuko n'amafaranga yambwiye aha nje ntayo nakibonera 50 umuntu yashobora kumuha mugenzi wanje ashobora kuza ngiye rwose sinyamushye ubundi ibyo byo gutahereza n'amafaranga batumirwa reka turakigaruka icyo kintu nabyo byaje kubera nyine gukumira abandi noneho ugasanga umuntu niyo ari umutumirwa aje kugira ikintu ha societe ntago bikwiye kuba ikiguzi kuko ahubwo umunyamakuru atari inkuru oya jado wenda aho ngahunga niyo gato hari ikintu ngewe njya nkora sinzi nimba ari n'icyaha ushaka kuzi wanjye nkagwa 5 cyangwa 10 akubwira uti transport yapi njya mbikora ariko atari ukuvuga ngo wenda uraje unci 150 nkakubwira ngo yafati sinekereza ko niba uhaye 1010 kiba ikiguzi cy'amagambo avuze ubwo ngo barabikora kuri tele byaradutse ariko amagambo buryo uzarebe ubuvuze ubundi urasurinagurisha wabuhenzwe ahubwo ubu ukwiye kuza ugafasha societe niba ari entertaining ukaba entertaininga sinzi ko nabivuga umuntu waguciye amafaranga menshi yaguciye angaye ku kiganiro 100
asha uriya muntu arakosha arahenze n'izina ry'Imana iyo umuntu afashe ati biramo 100,000 watekereza ko ari ikiganiro cyawe gishobora no gutavamo ibyo 100,000 ubuhiye wamusubije iki oya ntago nayamuhanje ariko wenda arayo ushobora gutanga wenda bitewe n'inuzo na ari igihe umuntu ashaka kugora wenda ugashaka umwereka ko ibintu murimo udafite ikibazo cy'amafaranga yego ahubwo ugifite uko nk'ubu ushobora kunyaka wenda ushobora nko kunyaka 50,000 kandi koko barabikwaza mu by'ukuri twari gukora iki ndi kumena twari gukora ikiganiro kikava nk'ubuvugizi bwa miliyoni ariko nkwereka none iki nkwereka ikindi kintu sibyo kiriho kuri iyi field yego abantu kandi n'abantu baje bagira ubushishozi mu by'ukuri abantu bashaka kuza kandi bikunda gutanga impact mbi yaba mu kazi kacu yego ndetse no ku bantu muri rusange donc kuri profile zacu abantu bakaza bagaprankinga abantu yego sibyo ugasanga nyine bashaka kugaragara kwigira abo batari bo donc barashaka batanga ubuhamya butari bwo abandi bari mu bintu bidafite epfo na ruguru ariko icyo nzi cyo igihe kirabatamaza ariko none arakandi kasaga kabaye yego ngishaka kuvugaho kaba busyete yego busyete bati busyete mwagenda mukoresha ikiganiro yango mukamugurira inzoga mukagira gute aka kantu reka nkavugeho abantu babyumve neza yego twishaka kuba mu buzima cyangwa twereka abantu tutari bo yego busyete mu buzima bw'amazi imyaka 50 anywa icupa anywa primus sibyo yagize amahirwe abona umuntu uyimugurira iyi primus anywa niyo umuntu washinze business kugira ngo yunguke iyi primus anywa yashyizwe mu buziranenge leta iri umugisha ko yemeye kunywebwa n'abantu kuko nangaruka zikomeye igira ku bantu yego iyo primus anywa mu buzima bwa munsi yego ariko urashaka ngewe niba dukonye ikiganiro mutereke fanta kugira ngo mwereke ko ari umuntu mwiza si niwe nawe kubatemera ibyere cyangwa se mwereke undi muntu busyete utari wa busyete mu buzima busanzwe ibyo rero ngo bibe ari byo bigushimisha mu by'ukuri nibyo nkunda kuvuga cyangwa umushyiraho fanta inyuma behind camera ari agenda sinde rero umuntu busyete afite ni busyete nyine afite uko afite uko ameze rero bwishaka ngo muhefa nibyo navuga abantu bareba social media mushungure nubonamo ibishegu menya ko ibishegu bitakubaka nubona umuntu yanyweye inzoga menya ko inzoga nyine si yo waje kureba ahubwo ureba entertainment waje kureba so rero mureka two kugira ngo abantu nyine muvuga ngo tuba prank nago dusaga pranking abantu twubaka ibintu bifite credibility hanyuma YouTube yawe ubona igaruka wumvisha umeze gute cyane ko mu minsi yashize waranditse amagambo mbese ababaje umenyesha abakunzi bawe ko YouTube yanyu itariho nanabikunze cyane wagarutse wongera kumenyesha ko YouTube yanyu yagarutseho ku murongo ubu none twabakurikirana wumvisha umeze gute ndetse wari uri hehe umvaga nk'umuntu nyine wongeye uvuga kuko urumva ino YouTube ziratuvuna urabizi ndabizi rero iyo umuntu afashe amezi 5 yinvestisa mu bintu atumwanya atamafaranga nkaba naragira no kuri level kuvuga ati yatangiye kungira akamaro nanjye ubwanjye ni nko gufata umwana ukamurera yagira imyaka 5 ugasanga aramuhemukiye yego rero iyo ugize amahirwe ukabona bya bintu nibibaye wumva ari insinzi nukuri ariko ndabizi ko biba bitarangiye ubuzima n'urugamba duhangana ejo hazaza n'abandi bashaka ko bigenza gutyo nyine no kwambara urugamba bijyana bako kikagenda byabaho ko kikagenda yego nyine nakunduka byakira ariko narishimye nshimira abantu bamfashije nshimira team yamfashije nshimira mwebwe mwambaye hafi merci nshimira abadusengeye agasa n'ukuri Imana izagufashe n'abandi bose ntihazagira umuntu nyine ushaka kwangiza aho ko wenda nukuri aho kuri umugati nje pe nago nkubeshye nago biratangira kugera kuri level kuvuga ngo ibintu bijyanunga kuko ngiye ndi gutangira ariko ndi kubona icyizere nibwo nari natangiye kubona icyizere cyo kuvuga ngo ndabona impinduka ntangiye kubona ubona ko ibyo bintu mu gihe runaka bishobora kuzatunganya icyo bigazatunga umuhungu wawe nukuri ariko ugasanga umuntu araje nyine agukorera ibintu nk'ibyo ngibyo ntago ari byiza bigatunga abana bawe
shani nyine ni danje ntabwo wabyoroshye mwana ukavuga uti ndi gukorera abana ahazaza hanyuma Jado tugana ku musozo mike kintu wakisabira bagenzi bacu ndetse ibyo ari byo byose biri gukorwa n'abantu bafite YouTube ibi ngibi kubera ngo inzangano n'amashyari wababwira iki uyu munsi butumwa wabagenera nawe nka Jado nka wa muntu ndetse wahemukiwe cya kintu cyabayeho ikintu navuga nababwira muri kano kanya reka ngivuge gutya they have to be strong kandi bagagara muri position bakimenya sibyo bagire positive self image yego nibwo niyo easy possible preparation for success nimugira mu positive kandi nanone mukimenya ukamenya imbaraga za ukarwana n'urugamba rwawe ubwawe utarebeye ku bandi ngo kanakageza ugakora ibikwiye mu gihe gikwiye nibwo buryo bwiza bwo gutegura insinzi yawe nukuri it's the best preparation for your success you fit a positive self image rero mu by'ukuri bagenzi banjye mukore ubyuke kare wishakira abantu ukoresha ushyiremo imbaraga nyine uvuge ati ndashaka kugera kuko nuza dashboard yawe wibona kandi niyo mpamvu iyo utangiye gukora ibintu utareba ngo abandi ngo kanakageze he nibwo nabwo ba successful kuko iyo abandi bagucinege urabyukare kiganiro gifite pagareta ukareba handi misaha imwe wowe mu masaha 10 wowe ufite 5,000 of course nukuri ari umuntu ukora nk'ikiganiro uri nkaho umuntu ufite jealousy ugasanga umuntu ku kiganiro mu isaha imwe ifite 15 ugasanga nko mu masaha nko mu munsi ifite 100 cyo 50 we umuntu ufite jalousie atavuga ati ye baba ati mbega ibyabaye we reka bose waba kutisa nk'inkuba nasigara mu kibuga njyewe ariko ngiye kugira ngo ibi byose mbyirinde n'intambwe yose nimbo ngenda ngerageza gutera naravugaga reka nige neza ibyanjye ndebe uyu munsi niba nari mfite 1,000 ejo nzagira 2 gute niba nari mfite 10 ni gute nagira kuri 5 yego nyine ntarebeye ku bandi pe abandi byo iyo urebye uzalantu ubona wahiye rero jalousie gatangira kuzamuka rero umuntu ukwiye guhangana nawe wambe ihangana nawe ubwawe tera intambwe imwe isigaye nyuma nayo yizana utera indi keep moving ariko nyine abantu bagenda bakora ibintu nk'ibyo abahemukiye Dream TV abahemukiye Yago abahemukiye Jado niba bahemukiye sinzi nindi nabonye ni nyinshi ni nyinshi zakuyeho muri iriya minsi zagiraga muri 5 tubasomeye umurongo wo muri Zaburi twa 5 umurongo wa 11 uvuga guki avuga ngo Imana ibakorere nk'ibyo ikorera abanyabyaha amen igukubira incuro 5 urumva kandi ibicumuro bacumura nyine final usanga ari byo bibahitana uri umukristo c'est tout oya reka dusoze gusa mu by'ukuri ngicyo nsoza mvuga abantu bashobora kuba burese wenda wicaka avuga ati uko mbibona ndabona ashobora kuba ari Jado cyangwa uyu wagize ibi nibi Imana imubabarire ahubwo ariko nanone nk'abantu bari bakure tujye tugira nuko tujye twirira ikintu cya direct judgment umuntu abona akantu konyine gato akahita yego come on ibitekerezo bari iyihe kweli ngenda binenze no kubinenga so rero abakunda ibishego babikunde nge nta numwe njajinga muri iyi si kuko mbona abantu babishyiraho bakanabireba bakajya miliyoni ni ubushake bwabo muhitemo mutoranyemo ibibagira akamaro kuko twaje no gusanga n'abandi donc bigira beza final uca ku ruhande ukumva umuntu avuga ati uriya burya background ye hari indi nkuru imuvuga ukundi ko abo mubona ko benshi ari beza ugasanga abantu benshi bakora ibikorwa byiza ngo bagaragariza abantu babakurikira ko ari abantu beza ariko nanjye je tugakorana ikiganiro makakanya basigana imirange bakaguhereza miliyoni ukaza ukayima cyeka ari miliyoni wikuriye mu mufuka sibyo mwishaka kugaragaza ngo mwereke abantu ko muri abantu beza kuko mukora ibyo abandi bantu babakoreye kuko pasiteri araza agafasha wenda imfubyi yarahepfo ariko yakiriye miliyoni mu maturo ugasanga umuntu afashije umuntu amukure contribution ya miliyoni 100 wenda yarakeneye 70 akaryamo 30 ubona aba ari igisambo so rero twebwe tujye dutekereza buri cyose tujajinga
turebe ubwiza bw'umuntu aho bushingiye turebe n'ibyo batwereka ariko tunayungure tugire filter muri twebwe cyane. Thank you so much. Ubutumwa bwiza cyane yari Iris TV na Gasaro TV. Turabashimiye cyane ko mwarebye iki kiganiro. Ngira ngo babandi bose bantumye Jado tuyishime uyu munsi namuzanye. Ibibazo byanyu nizere ko bisubijwe. Rero wowe wenda wamuciraga urubanza nawe ku mugano uragira autofilter. Mwakoze cyane. Jado ndagushimiye cyane. Ni ubwa mbere umunyamakuru uretse ko nyine ntago ari ubwa mbere ni gake umunyamakuru yicara umunyamakuru mugenzi ahita avuga ati agiye kugurisha sha mwakoze. Asante. Gasaro TV.